Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo dushimye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana yatwimanye, dushimiye Imana itugejeje uyu munsi, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yuzuye urukundo n'imbabazi no gukiranuka, dushimiye Imana igira neza. Nyemerera nawe muri iki gitondo ushimira Imana ibyo yakoze, ushimira Imana aho ikugejeje, ushimira Imana mu mutima wawe. Ntukore ikosa ryo gusohoka muri iyo nzu, mu cyumba cy'inzu yawe udahereje Imana icyubahiro mu mutima wawe. Banza Imana muri gahunda ugiyemo, banza Imana mu kazi kawe, banza Imana ku bana bawe, banza Imana ku muryango wawe, shinganisha ibyawe n'abawe. Iki gitondo cya kare nta kindi tuba turimo, tuba turi kubwira Imana ngo Mana ongera uturebe neza kuko ukoze imirimo n'ibitangaza. Mwene data rero wowe aho uherereye hose, Imana ikumere umugisha. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Birashoboka ko hari abakurebye babona bitakubera, ariko kuko Imana itareba kandi idakora nk'abantu, Imana yarabahimye kuko ibyo bakwifujeho ntabwo Imana yemeye ko bisohora. Ni ukuri barateranye bajya inama, bagira ibyo bakora, ariko Imana yabiburijemo. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo ndacyaguhamiriza yuko Imana itareba kandi ntikore nk'abantu. Ntabwo bishoboka. Imana ni Imana, Imana ni Imana y'inyembabazi, Imana ni Imana yuzuye urukundo, Imana ni Imana ikiranuka. Bakurenganya ariko ikakurenganura. Imana ishimwe, ntabwo ireba kandi ntikora nk'abantu. Aho babona yuko bitakemera ku muryango wawe no ku bawe, Imana aho ngaho yururukana icyubahiro cyayo no gukomera kwayo, yarangiza ikakurengera. Wowe icyo usabwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana nishimwe cyane. Nyemerera muri iki gitondo tudatinze dusome ingoma za kabiri, ibice ni 6. Turasoma titire y'ijambo, handitse ngo isengesho rya Salomo. Imana ishimwe. Ni isengesho ryasenzwe n'umwami Salomo, umuhungu wa Dawidi. Imana ishimwe cyane. Ahangaha tugeze ku murongo wa 14 rero twihuse, handitse ngo arasenga. Imana ishimwe. Uwo ni Salomo. Ni Salomo wasenze ngo arasenga ati Uwiteka Mana ya Israheli, nta mana ihangwe nawe mu ijuru cyangwa mu isi. Imana ishimwe. Nawe muri iki gitondo wari ukwiye gusubira muri iri sengesho ry'umwami Salomo ukavuga ngo ntekereje, nibutse inzira zitoroshye nagiye nkatakata, ntekereje ibyo wakoze n'amaboko yawe nkabirebesha amaso yanjye. Nawe wari ukwiye gusenga ukavuga uti Uwiteka Mana yanjye, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi. Imana ishimwe. Nta yindi mana wabona, nta zindi mbaraga uretse imbaraga z'Imana zakuvanye muri iriya situwasiyo wari uhagazemo, zakuvanye muri kariya gahinda kari kakwishe kuri iriya tariki. Wowe ubiziranyeho n'Imana yawe, ariko mu ijuru no mu isi nta yindi mana ihangwe n'Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe. Salomo asenze iri sengesho neza cyane, arangije aravuga ngo ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe. Ngo wowe Uwiteka ukomeza gusohoreza isezerano abagaragu bawe. Abagaragu b'Uwiteka ni abemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abagaragu b'Uwiteka ni abavuye mu byaha. Abagaragu b'Uwiteka ni abahindira imishyitsi imbere y'Imana. Ni wa muntu uzajya gukora icyaha kumva rwose abuze amahoro. Ni wa muntu uzaba wanakiguyemo akihutira kwihana. Imana ishimwe. Rero Salomo aravuze ngo ikomeza gusohoreza
isezerano abagaragu bawe. Ni ukuvuga hari amasezerano, nzakugirira neza, nzakurinda. Ahangaha Salomo arakomeza akavuga yuko mu byo Imana yari yarasezeranije ise Dawidi, ni uko yari yaramubwiye ko ku ntebe y'ubwami hatazabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli, ngo kandi ngo abana be nibitondera amategeko y'Uwiteka rwose bakagendera imbere y'Uwiteka, Imana nayo izabagirira neza. Ubwo rero Salomo yari ari kwibuka yuko yicaye ku ntebe y'ubwami, kandi yibuka yuko iryo sezerano Imana yari yarasezeranije ise Dawidi. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo Imana ntabwo ikora kandi ntireba nk'abantu. Imana yararebye ibona kwa Dawidi hazavamo umuntu uzasimbura Dawidi. Imana irirahira ibisezeranya Dawidi. Nuko Salomo rero amaze kubaka, amaze kuzuza iyi ngoro, nibwo yicaye avuga iri jambo. Aravuga ati nta Uwiteka, nta yindi Mana ihanywe nawe mu ijuru no mu isi, ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bayo no kubagirira ibambe. Imana ishimwe. Bagendera imbere yawe n'umutima wose. Haravuze ngo abagendera imbere y'Imana n'umutima wose, abo ngabo ibagirira ibambe, abo ngabo ibagirira imbabazi, abo ngabo ibagirira neza, abo ngabo irabatabara, abo ngabo irabarengera, abo ngabo baraniha ikabumva ikabahoza, ngabo ngabo ibagirira ibambe. Nawe ukeneye Imana, ukeneye kugirirwa neza n'Imana, ukeneye gutabarwa n'Imana, ukeneye guhozwa amarira n'Imana, kuko Imana idakora kandi ntirebe nk'abantu. Imana niyo yakugirira imbabazi, Imana niyo yakugirira ibambe, Imana niyo yagutabara. Ubwo abantu bakwitaje, Imana irahari, iteze amaboko. Wowe tera urutambwe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana igutabara ikurengere, Imana iguhanagura amarira, Imana iguhindurira amateka, Imana ikugirire neza. Salomo abivuze neza, ngabo ngabo ni abagenderera imbere y'Imana ngo n'umutima wose. Vana umutima ku bantu, ahubwo wuhereze ku Mana. Vana umutima ku bigirwamana, vana umutima mu zindi mbaraga zidafite agaciro, ahubwo imbaraga zawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe byose ubishyire mu Mana yawe. Imana izakugirira neza, kuko ntikora kandi ntireba nk'abantu. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibagirire neza, ibambe ry'Uwiteka, imbabazi z'Imana zibagote. Imana ibagirire neza, ibarebe neza. Shalom shalom.